dutangiranye na Aldo. Uyu musore rero aba ari kugenda yerekeza ku irimbi ahantu hashyinguye abantu, aba afite indabyo aragenda akazirambikaho maze amarira agatangira gushoka. Aba ari kwibwira ati ndabyibuka nkaho rwose ari ejo, nyamara hashize imyaka 7 yose. Wari umunsi mukuru, byari mu kirori, nibwo natakaje famiye yanjye yose nari mfite. Uwo yari umugore wanjye wari utwite, ubwo yajyanye n'umwana. Gusa mba numva ntazigera mbyibabarira. Ndakeka Chloe aho ari nawe atarigeze mbabarira, ahari ni nayo mpamvu atajya nsura mu nzozi, nuko atigeze mbabarira. Gusa nanone agahinda mfite sinzi ko nzagakira. Ahita rero atangira kwibuka mbere y'imyaka 7 uko byari bimeze. Uyu mukobwa Chloe yakoraga ahantu muri pizzeria, naho rero uyu musore yari arwaye ndetse arembye, yari afite ikibazo cya kanseri, ariko papa we yari yaranze kumuvuza kubera ko nyine yakundanaga n'uyu mukobwa kandi papa we ataramushakaga. Iyi yari famiye y'abakire cyane, ariko nanone papa wa Aldo ntabwo yifuzaga uyu mukobwa wo mu bakene muri famiye yabo. Nicyo cyatumaga rero yanga kwishyurira uyu muhungu kugira ngo yivuze, nyamara ibyo ntibyigeze bica intege uyu mukobwa Chloe, ahubwo nyine yakoze utuzi twinshi cyane kugira ngo arebe ko yazishyurira umugabo we maze akavurwa. Yakoraga ubutaruhuka, nyamara ahangaha yari atwite inda nkuru rwose, ariko ibyo byose ntabwo yari abyitayeho. Hanyuma rero uyu munsi wari umunsi w'impano, yagombaga rero kuzanira impano Aldo. Yavuye ku kazi yihuta maze aza nyine kureba Aldo. Akijya gufungura yaramuzaniye flare, niyo mpano yaramuzaniye. Iyi flare yari yayikoze n'intoki ze, yumvaga ari impano ikomeye kuba agiye kumuha ikintu yamukoreye yatekerejeho neza. Ariko umuryango agiye gufungura neza yumvise Aldo ari kuri telefone, yari ari kuvuga nyine avuga cyane ati papa, Chloe ndamukunda cyane, sinzi impamvu udakeneye kubyumva, kandi njye nawe turi umugore n'umugabo. Naho papa we ati mbabarira mwana wanjye, winsebya rwose, tekereza famiye yacu, urabona ukuntu turi famiye yiyubashye, ntabwo ushobora kuzana muri ya mukobwa, ndetse rwose uramutse umbwiye yuko uriya mukobwa umuretse nagushakira abaganga bakomeye muri kino gihugu maze bakakuvura. Naho rero uyu musore yari ari kubwira papa ati ariko papa, ubwo tumbwira ngo ndagusebya kubera ko gusa nahisemo uwo gukunda, amahitamo yanjye niyo gusebya. Papa ati sinshaka kumva iby'uriya mukobwa, nzagushakira umukobwa wo ku rwego rwacu, wowe gusa mbwira ko umuretse maze mpite ngushakira abaganga bakomeye. Ibi byose rero Chloe wari uri kubyumva, isakoshi yari afite yaramucitse yikubita hasi, maze Aldo ahita yumva ko hano hari umuntu. Yarahindukiye, ariko nanone Chloe yahise yitunganya, amarira yari yatangiye gushoka arayahanagura, ubundi ahita yinjira nkaho nta cyabaye. Yahobereye Aldo, ariko yari afite agahinda kenshi. Ati sheri umeze neza? Ati umunsi mukuru mwiza w'impano, dore impano nari nkuzaniye. Yarayimuhaye rero, maze uyu musore ahita yifubika iyi flare. Yahise abwira Chloe ati irashyushye kandi ni nziza, nayikunze cyane ndetse rwose irahumura, ariko kandi nanjye uyu munsi nagutekerejeho, hari impano nari naguteguriye. Aha rero yari yamuteguriye agakufi keza cyane ndetse rwose gakoze muri zahabu. Yahise akamwambika, kari agakufi ubona ko rwose gafite umwihariko. Uyu mukobwa nawe yaragakunze, maze aba bombi barongera barahoberana ndetse babwirana amagambo y'urukundo, dore ko banakundanaga kandi bya nyabyo. Bakiri kwishima rero, ibyishimo byabarenze, uyu musore yahise afatwa na crise maze abayikubise hasi. Byabaye ngombwa rero ko bamujyana kwa muganga, nyamara Chloe nta mafaranga ahagije yari afite yo kugira ngo babe bamukurikirana. Yitegereje ibi byose maze yibuka amagambo yumvise kuri telefone, kubera ko yari yamenye ko impamvu papa wa Aldo atari kumuvuza ari uko nyine akundana na Chloe, kandi nyamara Chloe yakundaga uyu musore cyane. Yaricaye rero aratekereza. Igihe nyine Aldo yari asinziriye, yaricaye abitekerezaho neza maze afata umwanzuro. Yafashe rero umwanzuro wo kwigendera agasiga Aldo hano, kuko yatekerezaga ko naba atakiri mu buzima bwe papa we azamwitaho uko byagenda kose. Yahise amwandikira ibaruwa maze ayisiga iruhande rwe.
yarasohotse rero, gusa nanone ntabwo rwose yigeze ahirwa n'uru rugendo, kubera ko agisohoka akijya kwambuka umuhanda imodoka yahise imukubita maze aba yikubise hasi, ababaye rwose nk'umuntu ushizemo umwuka. Ka gakufi yari yambaye kamuvuyemo maze gatakara hano. Ardo we rero igihe yaje gukangukira yatangiye guhamagara umukunzi we ariko aramubura. Yarebye ku ruhande maze ahita abona ibaruwa uyu mukobwa yari yamwandikiye. Yatangiye kuyisoma, aho nyine Chloe yari yamubwiye ati niba uri gusoma iyi baruwa nuko ntakiri hafi rwose, namaze kugenda, ndagukunda cyane ariko nanone ndifuza ko waguma uri muzima aho kugira ngo upfe kubera ko nabuze ubushobozi bwo kukuvuza. Narabyumvise neza ko impamvu papa wawe atakuvuza ari uko ndi mu buzima bwawe, nabuvuyemo rero kandi ngiye kure cyane, sinzongera kugaruka. Ndabizi ko nimara kugenda papa wawe azakwitaho maze ukaba muzima. Ardo kwihangana byaranze maze atangira kurira avuza induru, ahita anahaguruka ku gitanda asohoka hanze agenda ahamagara Chloe asakuza cyane. Imvura yari nyinshi, hari imvura nyinshi cyane. Akireba imbere yabonye ikiziba cy'amaraso, akireba kandi neza ahita abona ka gashene yari yamuhaye kari muri iki kiziba cy'amaraso. Yaragiye aragatoragura maze arakareba. Akiri kubireba rero ari no kurira avuza induru apfukamye hasi, ubona ko rwose agahinda kamwishe. Yagiye kubona imodoka nziza iraparitse, ni papa we wayivuyemo, maze ahita amubwira ati ntabwo byanakunze yuko yinjizwa no mu bitaro kubera ko yahise ashiramo umwuka. Ubwo rero tugiye koroganiza ikiriyo. Uyu musore yananiwe kugira ijambo na rimwe avuga, hari igihe ubabara ukumva nta kintu na kimwe warenzaho. Papa we rero yahise abwira abarinzi be ati nimumuterure maze mumusubize mu bitaro. Bahise bamusubiza mu bitaro. Uyu musore yahise amera noneho nk'umuntu waguye muri koma kuko agahinda kari kamurenze. Ibi byose rero nibyo Ardo yari ari kwibuka, byabaye nyine mbere y'imyaka 7, kuko ubu ngubu turi kuvugana ahagaze ku gituro. Yahise afukura agafoto ka Chloe mu ikoti maze arakitegereza. Yatangiye kukabwira ati Chloe, aho uri hose umbabarire, ndabizi ni amakosa yanjye, iyo ntaza kubaho ahari wowe n'umwana wanjye ntabwo muba mwarapfuye. Ku rundi ruhande rero umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 7, uyu mwana w'umukobwa yitwa Luna, aba ari gutoragura amacupa ya plastique kugira ngo ajye kuyagurisha. Aba ari kuyatoragura rero amaze no kuba menshi rwose. Abaturanyi baba bari kumwitegereza bari kujya bavuga bati uriya mwana yaragowe, abana na mama we gusa, mama we ntavuga, ahora yicaye mu kagare. Uriya mwana niwe ukora ibishoboka byose kugira ngo avuze mama we. Uriya mwana rwose yarushye akiri mutoya. Naho rero uyu mwana uba ubona rwose ari gutoragura aya macupa afite imbaraga nyinshi. Uyu mwana rero akiri kwegeranya ya macupa ari kuyereka mama we amubwira ati mama, wabibonye ko uno munsi natoraguye menshi cyane, noneho harabura gatoya ngo negeranye amafaranga yo kuzakujyana kwa muganga. Nyamara mama we ntabwo yavugaga, yabaga yicaye mu kagare ari kureba gusa. Uyu mwana rero akiri kuvuga ibi yagiye kubonabona mama we atangiye gukorora, ariko agakorora amaraso. Yatangiye kuvuza induru ati nimuntabare, mama noneho arapfuye. Ba baturanyi rero bari kureba bahise baza bihuta. Uyu mwana ati nimumfashe tumujyane kwa muganga. Baramujyanye rero bamujyana kwa muganga maze muganga amukorera ibizami. Yababwiye ko rero afite ibibyimba mu mutwe ndetse rwose bigeze ku rwego rwo hejuru. Ubwo ni kanseri nyine yari afite. Yababwiye ko rero ari byiza ko babibaga hakiri kare, ariko nanone ko bisaba amafaranga menshi. Uyu mwana rero yahise azana amafaranga yose yari yarabitse ati muga, aya mafaranga yabikora. Muganga yaramwitegereje maze buri kintu na kimwe amubwira. Ba baturanyi bamuherekeje bose batangiye kwisaka, buri wese utwo afite adushyiraho. Wa mwana ati muga, aya mafaranga yo yabikora. Naho muganga ati wa mwana we rwose ibi ngibi ntabwo ari indwara y'imikino, kugira ngo tubashe kumubaga bikeneye amafaranga menshi. Dukeneye ibihumbi 300 by'amadolari kugira ngo nibura tube twamubaga. Uyu mwana yumvise ayo mafaranga yumva n'imibare ubwayo ni ubwa mbere yumvise kuva yavuka. Yatangiye rero kurira ati muganga, reba icyo gukora, amafaranga ngiye kuyashaka.
yahise asohoka kwa muganga yiruka maze atangira kujya gutoragura andi macupa menshi kugira ngo arebe ko yayagwiza maze akazabona aya mafaranga. Nyamara wumvise umubare w'aya mafaranga niyo yari gutoragura amacupa umwaka, ntabwo rwose aya mafaranga yari kuzayabona. Iminsi rero yaragiye irisunika, uyu mwana atoragura amacupa buri munsi ndetse akanicara ahantu agasabiriza nyine asaba ubufasha, ariko amafaranga ntagwire. Ibyo yakoraga byose yabonaga bisa nkaho rwose amafaranga atari kuva aho ari. Ku rundi ruhande Aldo agahinda kari karamweguye, ntiyari akivuga, ntiyari akirya, yirirwaga areba gusa ka gakufi yari yarahaye Chloe, yarakarebaga maze amarira akamurenga. Nyamara ni nako papa we yamubwiraga ati ibagirwa uwo mukobwa, yaragiye rwose. Aldo nawe ati ariko papa, utekereza ko kwibagirwa Chloe ari ikintu cyoroshye? Papa ati hashize imyaka 7 yose yaribagiranye, wakabaye nawe utera indi ntambwe mu buzima maze ugashaka undi muntu mukundana. Nta nubwo ugomba kumushaka kure kubera ko Monica arahari. Monica urabizi neza ko ari umukobwa wo muri famiye y'inshuti zacu, wakabaye rero umureba maze mukaba mwakora ubukwe. Aldo yahitaga abwira papa ati sinshaka kuzongera kumva ibyo bintu kubera ko umukobwa umwe rukumbi nakunze mu buzima bwanjye ni Chloe, nta n'undi nzigira nkunda, ubwo nyine nzapfa nkiri umusore. Umunsi umwe rero papa wa Aldo yaje kumureba maze asanga Aldo yicaye muri salo afite ka gakufi ari kukareba. Aldo rero yahise agafata maze agashyira muri tiruwari, ariko papa we yari yamaze kukabona. Yahise amubaza ati kubera iki utigeze uza guhura na mama wa Monica, kubera iki utaje? Naho rero Aldo yahise amubwira ati papa, nzakubwire ko nakoze amahitamo yanjye mu myaka 7 yashize kugeza ryari. Umugore umwe rukumbi wabaye umugore wanjye kandi uzaguma ari umugore wanjye ni Chloe. Ibyo bindi rero ntiwongere kubimbwira, kuba hashize imyaka 7 ngewe Chloe ari mu mutima wanjye bimeze nkaho ari ejo namubuze. Ibyo byose kandi ni amakosa yawe, ahubwo reka nigire ku kazi. Yahise rero asiga papa we hano mu rugo, amusiga wenyine. Papa we rero yahise areba muri ya tiruwari maze akuramo ka gakufi, yarakitegereje maze ahita avuga ati ariko ibi byose byibutsa umuhungu wanjye ahahise he bigomba kuva mu buzima bwe. Yafashe aka gakufi maze agahereza umwe mu bamurinda ati ndifuza yuko ugenda ukajugunya, kandi ujugunya ahantu ku buryo atazigera yongera kukabona. Ndashaka ko inzibutso z'uyu mukobwa ku muhungu wanjye zisibangana neza burundu. Yaragiye rero uyu muhungu maze akajugunya muri puberi yari iri ku muhanda. Mu kanya gato rero Luna yaje ari kwishakira ibyo kurya n'uducupa muri puberi nyine nk'ibisanzwe, ari gutoraguramo rero uducupa. Yagiye kubona abona harimo baga, yayikuyemo atangiye kuyirya ahita abona hasi aho ayikuye neza muri iki kintu cya puberi harimo akantu kari gushayininga. Yagakuyemo maze ahita abona na gakufi, yarakitegereje nubwo yari umwana ariko yakabonyemo ikintu cy'agaciro. Yahise rero agenda yiruka yerekeza kwa muganga maze agenda abwira muganga ati muga, noneho se akangaka nkaguhaye ntiwabasha gukorera operation mama wanjye? Muganga yaramubwiye ati mwana, sinzi ko rwose akangaka nakemera kubera yuko sinzi niba gafite agaciro. Igihe rero yari ari kukamwereka bahagaze imbere yo kwa muganga, ku rundi ruhande ho ibintu byari byakomeye kubera ko Aldo yaratashye maze arebye muri ya tiruwari asanga ka gakufi nta karimo. Ni ukuvuga ko iyo yatahaga ikintu cya mbere yafataga kari aka gakufi maze akicara akakareba, n'agafoto yagendanaga mu ikoti atajyaga akuramo. Hanyuma yabuze rero aka gakufi maze abarasaze. Yahise ahamagara papa we ati ni wowe nasize aha ngaha, agakufi kanjye kari hehe? Naho papa we ati ibyo ndabirambiwe, ndifuza yuko wakwibagirwa uyu mukobwa n'ibimwerekeyeho byose. Aldo rero nawe yahise ahamagara abakozi be bose maze abategeka gushaka uyu mukufi ndetse bakawushakisha ahantu hose kandi bakagaruka ari uko bawubonye. Batangiriyeho gushaka ahantu hose ariko nawe kandi ari gushaka, ntabwo nawe yari yicaye. Bageze rero imbere yo kwa muganga, umurinzi we yahise amubwira ati ariko boss,
ndi kubona rwose ikintu gisa na wa mukufi washakaga. Yahise amutungira agatoki uyu mwana wari uhagaze imbere nyine yo kwa muganga, ari kuwereka umuganga amubaza niba atawemera. Ardo rero yahise awubona maze ahita amenya ko ari wa mukufi we. Wa mugabo bari bari kumwe yahise agenda yihuta ajya kwambura aka kana wa mukufi, nyamara aka kana kamubwiye yuko katari buwumuhe. Ardo yahise amubwira ati bigenze gake nta kibazo. Yahise apfukama hasi maze aramubaza ati none se wa mwana we, uyu mukufi ni uwawe? Uyu mwana ati ntabwo ari uwanjye, ariko nawitoraguriye muri pubere. Naho rero Ardo ati none se mama wawe ntabwo yigeze akubwira ko atari byiza gutwara ibintu by'abandi? Runa ati mama wanjye nta na rimwe yigeze amvugisha mu buzima. Ardo ati none se papa wawe? Runa ati nta papa ngira. Ardo rero yumvise bimukoze ku mutima maze atangira kubwira uyu mwana atuje, atumva rero nkubwire wa mwana we, si byiza rwose gutwara ibintu by'abandi. Umukufi wanjye ndawukeneye kuko uyu mukufi ni uw'agaciro kuri njyewe. Uyu mwana yahise amubwira ati ntabwo nawuguha kiretse umpaye amafaranga. Bararebanye maze wa murinzi akora nyine mu ikoti ahereza amafaranga Ardo, kubera ko Ardo ntabwo yajyaga agendana amafaranga ahubwo barayamutwazaga. Yayahereje rero uyu mwana maze uyu mwana arayareba ahita amubwira ati oya ntabwo ari ayo nshaka, ndashaka ibihumbi 300 by'amadolari. Ardo yarumiwe maze arebana n'uyu murinzi ati wa mwana werekeraho imikino, ahari nakubwiye neza ugira ngo ni ibintu byoroshye. Uyu mukufi ufite ubusobanuro bwinshi kuri njyewe, ubwo rero reka kunkinisha, nta mwanya wo gukina mfite. Yashatse kumwambura ku ngufu maze uyu mwana ahita aramuruma ariko byiza amuca igisebe. Ardo rero yahise arakara noneho maze uyu mukufi awambura uyu mwana ku ngufu. Yaragiye rero agiye kwinjira mu modoka yumva uyu mwana n'ubundi ari kurira avuga ati nimundekere mama wanjye, dore ko bari kuzana mama we bamusohora hanze bavuga yuko adakwiriye kuguma mu bitaro kubera ko nyine atigeze abona amafaranga atuma bamubaga, ko rero nta mpamvu z'uko agomba gukomeza kuryama ku gitanda kandi atacyishyura. Ardo rero wari ugiye kwinjira mu modoka yitegereje uwo muntu nyine yari abonye, anamubonamo rwose nkaho ari Korowe, ariko nanone tavuga ati nanjye ndi kurota. Imyaka 7 irashize Korowe yarapfuye, kubera iki nsigaye murota niyo naba nkanuye? Buri gihe nsigaye mutekereza, abantu bose mbabonamo Korowe. Yahise rero abwira umushoferi wari umutwaye ati tugende vuba, ahubwo nyine yumvaga ashaka kuva hano byihuse kubera ko yabonaga bisa nkaho nyine atangiye kurota ahagaze. Uyu mwana rero yabonye ko noneho mama we bamujugunye hanze, noneho atangira kugenda yinginga abaganga bose ati mwambabariye maze mugafasha mama wanjye. Nyamara abaganga bose bari bamumenye maze bagahita bamubwira bati ntabwo bishoboka kubera yuko wubahutse nyiri ibi bitaro, ubwo rero rwose mama wawe ntabwo akwiriye kuba ari muri bino bitaro. Yakomeje kugenda umuganga wese agezeho ari uko amubwira ati dore wa mwana wubahutse nyiri ibitaro, uyu mwana ntabwo akwiriye kuba ari hano kubera ko no kumuvugisha gusa bishobora kukuviramo kwirukanwa. Yageze rero ku wundi muganga w'umwana mwiza cyane w'umukobwa, yahise amubwira ati umva sheri, ni ukuri nakabaye ngufasha ariko ntabwo byashoboka. Ikintu cyonyine gishoboka ni uko wajya gusaba imbabazi Ardo. Numara gusaba imbabazi uriya mugabo nibwo bwonyine ushobora kubona ubufasha. Uriya mugabo niwe nyine bino bitaro, nta muntu n'umwe rero wagufasha igihe mufitanye ikibazo. Ikintu cyonyine ukeneye ni ukujyana ibaruwa maze akayisinyaho ko akubabariye, namara kukubabarira uhita ugaruka turagufasha. Uyu mwana yahise amubwira ati urakoze cyane muga, urakoze kuba ungiriye inama, ibaruwa rwose ndayizana isinyeho. Barayimwandikiye maze bamusaba ko Ardo yaza gushyiraho umukono we maze akamusinyira. Uyu mwana rero yahise agenda yiruka, hari mu mvura nyinshi ndetse na mama we yari ari kunyagirirwa imbere y'ibitaro, abantu bose bamucaho bakamwikorera. Uyu mwana rero yagiye yiruka ari gushakisha nyine ahantu ari busange Ardo, gusa ntabwo yari azi ngo ni hehe, ariko yakomeje kugenda ari kubaririza maze bamwereka iwe kuko hari hafi aho ngaho. Ni nayo mpamvu ya puberi batayemo ka gashenete n'ubundi uyu mwana yagatoraguye hari hafi y'ibitaro. Yaragiye rero arakomanga
maze amaze gukomanga haza gufungura papa wa Ardo. Uyu mwana yaramusuhuje, nyamara papa wa Ardo akimukubita amaso yaramurebye aramwitegereza ati ndapfuye noneho. Ati none se ndareba cyangwa sindeba? Uyu mwana se ko ndeba wagira ngo ni Ardo akiri umwana, ko wagira ngo neza niwe agifite iyi myaka? Yahise amubaza ati niko wa mwana we witwa nde, ababyeyi bawe bari he? Uyu mwana ati ababyeyi banjye ntabwo turi kumwe, ariko nyine ndashaka Ardo. Uyu musaza ati none se Ardo uramushakira iki ko atari hano yasohotse? Naho uyu mwana ati niba yasohotse ndajya kumureba ahantu ari, kubera ko nkeneye ko ansinyira kuri iyi baruwa. Uyu musaza rero ntiyigeze amenya ibyo ari byo, gusa nyine yaramubwiye ati ngwino nkubwire. Yumvise rwose agize amakenga cyane, maze ahita amukurura agasatsi, kuko rwose yumvaga ari gutekereza ko uyu mwana bashobora kuba bafitanye isano, niyo yaba ari iya kure we yari ari gutekereza atahari. Niyo mpamvu umuhungu wanjye yanze kugira undi mukobwa bakora ubukwe, ahari nuko hari umukobwa yateye inda. Kubera iki se uyu mukobwa atamunyereka? Byari byamucanze. Umwana we rero yahise yiruka aragenda, naho uyu musaza yahise ahamagara ba barinzi be ati imisatsi y'uyu mwana ndayisigaranye, nimuyitware maze nyine murebe no mu gisokozo mutware n'ubundi imisatsi ya Ardo. Ndifuza ko munkorera test d'ADN, ndifuza kumenya ukuntu bimeze. Bahise rero babikora byihuse, naho nyine uyu mwana we yakomeje gushaka Ardo ariko ntiyamubona. Gusa nanone uyu mwana ntabwo yigeze asubira kwa muganga, nyine yakomeje kugenda ari gushakisha uyu mugabo, yumvaga byanze bikunze agomba kumubona. Sinzi ukuntu yagiye kubona abona ya modoka ye iragiye gutambuka, yahise ajya mu muhanda maze atega amaboko, yahise apfukama hasi, hari mu mvura nyinshi cyane. Ardo rero yaramubonye ati wa mwana kandi. Gusa uyu mwana yarapfukamye maze amanika amaboko ati ndakwinginze umbabarire. Nta nubwo yari ari kumureba mu maso, yavugaga areba hasi, ubona rwose afite n'ubwoba bwinshi. Ati umbabarire ku byabaye byose, umbabarire kuba nakubahutse, umbabarire kuba nakurumye, ndetse rwose umbabarire kuba nagumanye bitari ibyanjye. Ardo rero yavuye mu modoka maze aza yegera aka kana ati ariko se ubundi wa mwana we ufite ikihe kibazo? Naho uyu mwana ati ndakwinginze mbabarira, ngusabye imbabazi maze unsinyire iyi baruwa, kuko niyo yonyine iri butume bafasha mama. Mama ararwaye ararembye, ariko bamujugunye hanze bavuga yuko nagusuzuguye, nta muntu n'umwe ukwiriye kumukoraho kugira ngo amuvure. Ardo yitegereje uyu mwana ati ariko ubundi uyu mwana ubu ibintu avuga ni ibya nyabyo? Yabwiye uyu mwana ati nyamara wa mwana we niba ubeshya turabonana, ngiye kuguherekeza tujyane kwa muganga maze ndebe ko ibyo uri kuvuga kuri mama wawe koko ari ibya nyabyo. Ninsanga ari byo ndagufasha, ariko nanone ninsanga ubeshya wowe na mama wawe murambona, kubera ko njye ntabwo njya nkina. Uyu mwana yahise amubwira ati nta kibazo rwose. Yabwiye rero umushoferi ati mushyire mu modoka. Bamushyize mu modoka, maze uyu mwana amaze kugera mu modoka yararebye asanga kubera ukuntu yari afite ibyondo byinshi byagiye kuri iyi modoka, yahise abwira Ardo ati mumbabarire kuba nanduje imodoka yanyu. Yavugaga atuje cyane. Uyu musore nawe yaramwitegereje maze ntiyagira ikintu na kimwe amubwira. Bageze kwa muganga rero bataranava mu modoka bagiye kubona babona noneho bafashe mama wa Runa, bari bamufite nyine mu kagare, baraje bacurika hanze barajugunya rwose nk'abajugunya ibishingwe. Runa rero yahise agenda yiruka ati mama, ati hoya rwose mama, ati ibi bintu rwose bagukorera ntabwo ari byo. Bari no kumukurura bamwigeza hirya ngo kugira ngo atabangamira abandi barwayi bari buze kuza mu bitaro. Bari bamufashe nabi mu buryo bushoboka bwose. Ahangaha rero Ardo yagiye nyine yegera uyu mubyeyi, nyamara akimugera iruhande yamurebye ku isura nubwo yarebaga hirya, maze akabona iyi sura irasa nkaho ayizi. Naho rero Runa wabonaga ko mama we bisa nkaho yashizemo umwuka, yatangiye kumuhindukiza isura ari no kumukomanga ati mama wigenda winsiga, kubera ko wambwiye ko utansiga ntaho naba nsigaye ndi njyenyine. Ardo rero yitegereje uyu mama maze atangiye kureba isura. Ardo rero wakimaniye isura
maze akabona rwose isa n'iyakorowe. Yarongeye nanone atekereza ko ari kurota, yarongeye kandi arekura ka gakufi n'ubundi karongera kikubita hasi mu buryo rwose atari azi. Hanyuma rero akiri muri ibi agiye kwitegereza neza ngo arebe niba atari kurota, telefone ye yarasonnye arikanga cyane, ariko ahita ayifata. Yasanze rero ari papa we uri kumuhamagara. Papa we yahise amubwira ati ni hagati y'urupfu no gukira, ndagushaka byihutirwa mu rugo kandi ntihashire iminota 5 utarangeraho, banguka cyane, ni ibintu rwose by'ingenzi nifuza kukubwira. Aha nyamara papa we yari amaze kubona ibisubizo bya DNA, amaze kubona ko 99.9% bafitanye isano n'uyu mwana. Ardo rero ntiyongeye gutekereza icyari cyamuzanye hano, wagira ngo ubwenge bwahise bugenda. Yahise abwira umushoferi bati tugende. Binjiye mu modoka maze bahita bagenda. Wa mukufi nawo yawutaye ahangaha. Ba baganga rero nabo babagome rwose, wagira ngo nta mutima wa kimuntu bagira, baje nyine gukura uyu mubyeyi hano korowe, dore ko bari bamurambiwe imbere y'ibitaro, bari kuvuga bati noneho ni ukumushyira kure, ari kuduterera ubwoba abarwayi. Hari uwamuteruye rero, amuteruye arajugunya. Uyu mumama rero yakubise umutwe hasi, maze akubise umutwe hasi ahita amera nk'aho rwose yibutse ibintu bimwe na bimwe mu bintu yari yaribagiwe. Yitegereje umwana we maze amera nk'aho rwose azanzamutse, naho ubundi yari ameze nk'uwaguye muri koma, ariko hano yahise amera nk'ugarutse mu buzima. Maze ahita abwira umwana we ati mwana wa tujye mu rugo dutahe. Umwana we rero yari ari kwibaza aho bagiye gutaha, dore ko nyine ntaho gutaha bari bafite, ariko nanone yahise yishima ati mama urakize. Ba baganga rero bahise babwira uyu mwana batugize amahirwe, kubera ko kuri akuntu bamukubise hasi bitumye yongera gutekereza, ariko nanone ntabwo bivuze ko akize kuko ibibyimba byaracyabifite. Ikindi kandi nibatamubagira ku gihe, ntabwo rwose umubyeyi wawe azabasha kubaho, afite igihe gito cyane mbere y'uko ava mu buzima. Uyu mwana ati nimuceceke mwivuga ibyo bintu. We na mama we rero bahise bava hano kwa muganga, kubera ko nyine mama we nibura yari atangiye kwibuka. Bahise bitahira ngo basubire muri ya karitsiye babagamo, nyamara ntabwo bari kubona aho baba kuko n'inzu babagamo ntabwo bayishyuraga. Ku rundi ruhande rero Ardo yageze iwabo, maze papa we ati mbwira, wumvaga uzabimpisha kugeza ryari ko ufite umwana? Imyaka 7 yose umpisha yuko ufite umwana? Ardo ati ariko se papa, noneho nawe usigaye urota ku manywa nkanjye? Umwana se namugira mukuye he? Naho rero papa we ati uramufite umwana w'imyaka 7? Ardo ati ntabwo bishoboka, umugore umwe rukumbi nigeze menya mu buzima bwanjye yari korowe, kandi korowe yapfanye n'umwana yari atwite. Hanyuma se uratekereza ko undi mwana yava he? Papa we rero yahise amwereka bya bisubizo. Ardo akibireba yarumiwe. Imyaka 7. Noneho yahise nyine abwira papa we ati hanyuma se uyu mwana ubundi ibi bintu uri kumbwira wabikuye hehe? Naho papa we ati namwiboneye uyu mwana n'amaso yanjye, ni umwana w'imyaka 7 wambaye ikoti rya karokaro, yari ari kumubwira n'ibindi bintu byose uko uyu mwana yari ameze. Ati yarakuzaniye ibaruwa ngo yifuzaga kusinya. Ardo acyumva ibi bintu yahise atekereza kuri Runa, niwe wahise amugaruka mu mutwe. Ati hoya, ntabwo bishoboka ko Runa yaba ari umwana wanjye. Ikindi kandi yahise nanone atekereza kuri wa mubyeyi yarebye maze akamwikangamo. Yahise abwira abarinzi be rero n'abandi bantu bose ati kano kanya ubu tuvugana ndashaka ko mumfasha gushaka umwana wanjye. Yarababwiye ati kandi nta kosa na rimwe nshaka riri bube, ndashaka yuko mutangatanga umujyi wose ku buryo nta nzira n'imwe isohoka muri uyu mujyi iri bube ihari, ku buryo hari umwana wasohoka mutamubonye. Umwana wanjye ndamushaka uko byagenda kose. Bagiye kwa muganga rero basanga ntabwo abangaba bagihari. Bakomeje gushakisha umujyi wose, ntabwo byari byoroshye. Byagezeho atanga n'amatangazo mu binyamakuru byose byo mu gihugu, nta kindi byari biri kwandika, byaba ibyapa byo ku muhanda, nta yandi matangazo yari ari gucaho uretse gushaka uyu mwana.
ubwo rero nta yandi makuru yari ari kuvugwa uretse ko nyine Aldo umusore w'umukire cyane ubu ngubu afite umwana ariko yabyaye atarakora ubukwe, nyamara ko uyu mwana amushaka cyane. Icyo batari bazi ni uko yari yaramubyaranye n'umugore wemewe n'amategeko, n'umugore bashakanye, ariko nta muntu n'umwe wari ubizi. Inkuru rero yaragiye iba kimomo, nyamara Monica we yari ari kuva mu mahanga ari kuza mu gihugu kugira ngo aze kureba uyu musore. Akigera ku kibuga cy'indege yabonye amatangazo ari gucicikana avuga yuko Aldo afite umwana kandi ari kumurangisha ndetse rwose amushaka. Uyu mukobwa rero yagize umujinya mwinshi ati ntabwo bishoboka ko Aldo twari tugiye gukora ubukwe yaba afite umwana. Yahamagaye rero mama we maze amubwira iyi nkuru, maze mama we aramubwira ati ndumva nanjye bitaba ari inkuru nziza gusa nanjye nabibonye, ariko nyine niba wumva utashobora kubana n'umugabo ufite umwana wabivamo nta kibazo, nta muntu n'umwe ubiguhatiriza. Uyu mukobwa yatekereje gatoya atari ko njyewe muri iriya famiye yanjye ntabwo ndi umwana wabo, baranyadobse, hanyuma rero nkeneye nanjye kugira izina ryanjye bwite. Nta kundi kuntu rero nagira izina uretse gushakana na Aldo maze nkajya mu muryango wabo nanjye nkabona ubukire bwanjye. Niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe gishobora gutuma nanga ko tubana. Yahise abwira mama ati oya mama, nta kibazo, ibyo ntabwo byambuza kubana na Aldo, umwana nzamurera nta kibazo. Yavuye kuri telefone maze atangira gutekereza ati hanyuma rero kugira ngo mbashe kwigarurira umutima wa Aldo nuko nyine ngomba guhura n'uwo mwana maze nkereka Aldo ko naba mukase mwiza nabera uyu mwana umubyeyi, dore ko byavugwaga ko nyina yamutaye kera akiri mutoya. Uwo mwana rero birumvikana ko akeneye impuhwe za kibyeyi, ngo umwana rero niwe uzamfasha kandi kwigarurira umutima wa Aldo. Uwo mwana niwe ngomba kuzakoresha, ahubwo nyine ngomba kugenda byihuse maze nkajya kureba Aldo ku kazi, ubundi nyine nkamufasha gushaka uyu mwana ndetse nkamwereka ko mushyigikiye, nkamwereka ko kandi nishimiye ko afite uyu mwana. Uyu mwana ni igikoresho cyiza kuri njyewe nimara kubana na Aldo, ariko nanone azabona isura yanjye ya nyayo. Uyu mukobwa yahise agenda yambara neza maze agenda yerekeza ku nyubako y'aho Aldo yakoreraga. Nyamara ku rundi ruhande Luna wari warongeye gutoragura nyine ka gakufi, noneho yari yafashe umwanzuro wo kugashyira uyu mugabo, ariko nanone yumvaga agomba kumwaka amafaranga kugira ngo baze gukorera operation mama we mbere y'uko ava mu mwuka. Yafashe rero akantu yari ari kugenda atoraguriramo amacupa, ari nako kandi agenda yerekeza ku nyubako bari bamurangiye ko ariho Aldo akorera. Akigera rero imbere y'iyi nyubako aho rwose yari ari hafi kwinjira, yagiye kubonabona imodoka iri kuza imusatira. Iyi modoka rero yari imugonze habura gatoya kuko yikubise hasi maze igifuka yari afite gikuba ku ipine y'iyi modoka. Uyu rero nta wundi wari uri muri iyi modoka ni Monica. Monica yahise ava mu modoka n'umujinya mwinshi ati niko wakana we kakamayibobo, nta soni ufite, uranyanduriza imodoka wowe ukayikobora. Uyu mwana ati mumbabarire, ntabwo rwose nabishakaga. Uyu mukobwa ati kubera iki muba mugenda mutareba? Uyu mwana ati ntabwo erega imodoka yawe ikobotse, ni ibyondo gusa bigiyeho ariko nayihanagura. Naho rero uyu mukobwa ati uyihanagura wowe ukajya kunyanduriza imodoka n'ibyo byenda byawe bisa bityo? Reba ukuntu usa, wagira ngo ntujya woga. Wakana we kakamayibobo, mwagiye muva mu muhanda ubundi mukajya mu byaro ko ariho mwagenewe kuba. Yaragafashe rero kano kana atangira kukazunguza, ari nako rwose ari kugakubitagura inki. Muri kano kanya rero mama w'aka kana wari uri mu kagare yahise amugeraho, dore ko yari yaje agakurikiye. Yahise rero ava mu kagare buhoro nubwo yari afite imbaraga nkeya, maze afata mu ijosi uyu mukobwa. Yaramubwiye ati n'ikindi gihe ku mwana wanjye bwo rwose nakuvuna, nta mikino ngira. Uyu mukobwa rero yaramwitegereje maze abatangiye guseka ati ndebera uko musa, ndebera uko mumeze, murasa nabi, muri babi, muri abakene, muranuka ubutindi. Ni gute mwankorera ku modoka? Yatangiye rero gushwana nabo ndetse rwose biba birebire. Uyu mwana rero Luna yabwiye Monica atariko hano narinje kureba umukire uba muri ino nzu, kandi
agomba kunyishyura kuko mufitiye ikintu cy'agaciro. Ubwo rero amafaranga yari kumpa nari guhita nyakwishyura. Uyu mukobwa noneho yarasetse yumvise nyine ko uno mwana yaraje kureba Aldo. Yahise aseka ati none se nkubaza wa mwana we, Aldo koko urabona mwahurira hehe? Naho uyu mwana atari ko ngewe ndamuzi, mufitiye rwose ikintu cy'agaciro kandi ndabizi ko ninkimuha ari buze kunyishyura. Uyu mukobwa yahise amubwira ati uwo nguwo uri kuvuga ni fiyanse wanjye, niwe nari nje kureba. Nyamara rero koro wewe wari uri hano nta kintu na kimwe n'ubundi yari akiri kwibuka cyahashize. Ibintu byose yibukaga byari byo guhera ka kanya yakubise umutwe hasi maze agatangira gutekereza nibura, naho ubundi ibya mbere yaho byo rwose ntabyo yari akibuka. Ku buryo n'ibyo bari bari kuvuga hano byose bya Aldo nta kintu na kimwe byari bimubwiye, nta n'icyo byari biri kumwibutsa. Uyu mukobwa rero yahise abwira Luna atumva wa mwana we, ngiye kumuhamagara Aldo maze aze hano, naramuka kandi atavuze yuko muziranye urabona ibiri bukubeho. Uyu mwana ati nta kibazo muhamagare. Naho rero mama we koro we yahise agira ubwoba bwinshi maze ahita abwira uyu mwana we atumva iruka iruka. Naho uyu mwana agihagaze nyine atariruka, Aldo we ku rundi ruhande yitabye telefone maze Monica ahita amubwira ati sheri ndi imbere y'inyubako yawe. Naho uyu musore atuhara ukora iki ko nta gahunda twari dufitanye? Monica ati hano ndi kumwe n'umwana w'imyaka 7 wambaye nabi usa nabi, uri kuvuga ngo muraziranye, ngo hari ikintu cyawe cy'agaciro ngo afite ngo yarakuzaniye ngo hanyuma ngo bityo ngo uri bwishyure imodoka yanjye akoboye. Aldo yahise akubitaho umutima ati umwana w'imyaka 7 usa nabi? Yahise abwira abo bari bari kumwe ati dusohoke byihuse. Barasohotse maze nyine basanga uyu mwana koko yari agiye kugerageza kwiruka kuko mama we yari ari kumubwira ngo niyiruke. Maze nyine uyu mukobwa Monica ahita amufata atangira kumukubita, ariko uyu mwana nawe yarindwanye rwose, yaramurumye maze uyu mukobwa aramurekura ariko atariruka nanone. Uyu mukobwa rero yahise abona ikintu cy'igihini hafi aho ngaho cy'igiti nyine ariko kibyibushye, yahise agiterura atereka nze noneho mbereke icyo ndi cyo. Yarakibango yagiye kugikubita mama w'uyu mwana mu mutwe maze Aldo barahageze yahise agifata ati nkawe uri mu biki? Naho uyu mukobwa ati nizi mayibobo ziba zintesha umutwe, ziba zamburije amahoro rwose, ndebera nk'ukuntu bangiriye imodoka. Naho Aldo yahise amubwira ati n'ikindi gihe mu bintu uzakinisha uyu mwana ntuzongere kumukozaho n'imitwe y'intoki yawe. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati uyu nguyu ati ahubwo nzamukubita bimurenge. Akivuga ibyo Aldo yahise amukubita urushyi rumwe. Uyu mukobwa turankubise kubera uyu mwana. Aldo ahita amwongeramo urundi mu wundi musaya. Uyu mukobwa ati ni njyewe ukubise cyangwa ndi kurota? Naho rero Aldo ati ndashaka kukubwira yuko mu bintu wubaha uyu mwana ntuzongere kumukoraho na gatoya. Ubwo kandi yabivugaga yafashe uyu mwana yamushyize inyuma ye, nyamara yari atarakebuka ngo arebe uwicaye mu kagare. Hanyuma rero uyu mukobwa nyine Monica yahise amubwira ati uyu mwana na mama we. Akivuga na mama we Aldo yahise ahindukira akireba mu kagare, yakubiswe n'inkuba kuko yahise abona koro we. Yahise aza yiruka maze ahita ashyira amavi hasi, hari mu byondo rwose, ariko yahise apfukama mu byondo atitaye kuko yari yambaye kositimu ihenze, maze atangira gukora mu misatsi ya Monica ati Monica uracyabaho? Uyu ni wowe se? Byaramurenze. Yakomeje kumwitegereza ati burya bwose ntabwo wapfuye, uracyariho? Uyu mwana rero we Luna yari yayobewe ibiri kuba ati none se mama wanjye uramuzi? Nyamara rero akivuga ngo korowe, Monica nawe yahise yibuka neza korowe. Yahise yumva noneho abuze ikintu cyo gukora kuko yatekereje ko imigambi ye yose ishobora kuba ihagaze, kubera ko nibura n'impamvu yabonaga uko yiruka inyuma y'uyu musore nuko korowe atarakiri mu buzima. Kuri iyi nshuro rero noneho yaramenye ko korowe akiriho, yari atangiye gutekereza ko agiye guhomba buri kimwe cyose. Sinzi ukuntu rero Aldo yarebye ku matama y'uyu mubyeyi korowe maze ahita abona hishushanyijeho intoki. Yahise atekereza ko nta wundi muntu wamukubise uretse Monica.
yahise ahindukira areba Monica ati wamukubise? Naho rero Monica ati ntamukubita se urabona ukuntu bangiriye imodoka. Ubundi se uyu musazi ni uwa hehe? Mu by'ukuri yari yamwibutse ariko nanone yari ari kwigira nkaho rwose nta kintu na kimwe abiziho. Ardo rero kwihangana byaranze maze arongera arahaguruka, yarongeye amuha izindi nshyi. Naho uyu mukobwa ati ariko uribuka kuri fiance wanjye? Ardo ati ntiwigeze uba fiance wanjye, ntuzanigere uba we, njyewe ndi umugabo mfite umugore. Icyatumye ntarigeze nkureba mu myaka 7 yose nari nzi ko umugore wanjye yapfuye, ariko sinigeze nguha n'iminota 30 yo kuvugana nawe. Noneho tekereza ko ubu ngubu umenye ko ari muzima imbere yanjye nta kintu na kimwe uvuze. Yahise rero ahamagara abasekirite baba bamurinze maze atababwira ati ni mumujyane kure kuko sinshaka kongera kumubona. Ardo rero ngiye aca bugufi maze atangira gukora ku matama n'ubundi ya Chloe. Yaramubajije ati none se Luna uri hano ni umukobwa wacu? Naho Chloe ati yego, Luna ni umukobwa wanjye, kubera ko ntabwo ibindi byose yari ari kubyibuka neza ku murongo. Luna rero wumvise ibi ngibi we yari yatangiye guta umutwe, yatangiye kuzungera maze abaramanutse rwose nk'umuntu ugiye kwikubita hasi. Papa we rero yahise amufata, ariko uyu mwana yahise amera nk'uguye muri koma. Papa we rero yahise ahamagara ba barinzi baba bari kumwe ati bose mubafate maze tubajyane kwa muganga. Bahise babajyana kwa muganga byihuse. Ku rundi ruhande rero papa wa Ardo bamubwiye ko umwuzukuru we bamubonye. Nawe ati mwamubonye hehe? Bati ari kwa muganga ariko yakomeretse. Ati byagenze bite? Batikubise hasi maze rwose arababara nyine umutwe. Akimara kumva ibyo, dore ko yari asanzwe nyine agira ibibazo by'umutima, crise yahise imufata maze abaraguye. Bamujyanye kwa muganga atari kumva. Bakimugeza kwa muganga rero abaganga nyine batangiye kumwitaho birumvikana, gusa mu gihe kitarambiranye yari amaze gukanguka, ariko yakangutse avuga ati ndashaka umwuzukuru wanjye. Hanyuma rero umwe mu barinzi yaje kureba Ardo, dore ko Ardo nawe yari ari hano kwa muganga ariko ari kwita kuri Luna ndetse na Chloe. Luna rero yarakangutse maze ahita abaza uyu mugabo ati kubera iki ndi hano? Mama wanjye ari he? Yarebye ku ruhande abaramubonye, yahise agenda amuryamaho ati mama uramenye rwose ntupfe kuko sinshaka kunsiga. Ardo rero yarabitegereje maze atangira kwibwira mu mutima ati ibintu byose bibi mwanyuzemo ntibizongera ukundi, ubu nicyo gihe cyo kugira ngo mbiteho. Naho rero ku rundi ruhande wa murinzi yaramubajije ati ariko twabwira papa wawe yuko umwuzukuru we ari hano? Ardo yahise atekereza vuba cyane maze ahita atekereza ati ibi bintu byose biri kuba byose byatewe na papa wanjye, nta mpamvu rero yatuma mwizera. N'ubundi ashobora kuba yakongera akabagirira nabi aramutse amenye yuko Chloe akiriho. Yahise abwira uyu murinzi ati hoya ntubimubwire, ahubwo nyine umubwire ko amakuru twahawe yose ataraya nyayo, ko uyu mwana tutaramubona. Uyu murinzi yahise amubwira ati nta kibazo, reka njye kubivuga gutyo, gusa nanone barashaka ko nyine uza kureba papa wawe. Hashize iminsi rero nyamara sekuru wa Luna ataramenya yuko Luna yabonetse. Hanyuma rero yari ari kwitonganya ari kubwira umuganga umuvura atari ku muhungu wanjye ntabwo ngiye nari nzi ko adashoboye bingana gutya, gute icyumweru cyose gishira ataranzanira umwuzukuru wanjye. Ubu biragoye ko abantu bose nkoresha bashaka umwuzukuru wanjye bakamubona. Ntabwo ndi kumva rwose ikintu bariho, kubera ko nihashira iminsi 3 bataramubona ngiyewe rwose bose bazambona, naho umuhungu wanjye we azibagirwe kuzansimbura no kuzasigarana icyitwa umutungo wanjye. Iminsi 3 nishira ataramuzana, ubu se barashaka ko nzapfa ntahuye n'umwuzukuru wanjye ngo tuganire mubwire ko mukunda? Naho muganga ati nyamara reka kwistressa kuko ibi byose nibyo biguteza ibibazo. Nyamara rero ku rundi ruhande Luna yari ari gutembereza mama we, maze bagarutse bagiye kwinjira mu cyumba abaganga bahise bamubwira ko babahinduriye icyumba. Babajyanye rero mu kindi cyumba Luna kigikubita amaso abona ko gihenze. Yahise abwira uyu muganga wari ubajyanye atari ko ndakeka hari mwatwibeshyeho kubera ko iki cyumba nta bushobozi twakibonera. Uyu muganga rero yahise amubwira ati wihangayika
kubera ko byose byamaze kwishyurwa na Ardo. Niwe wavuze ko azishyura izi fagitire zose. Bakibivuga Ardo yahise yinjira maze ahita abwira Luna ati ntuhangayike, buri kimwe cyose humura, ni njyewe nzacyishyura, ndetse hano nzanye n'abantu bagomba kubitaho by'umwihariko. Luna rero yahise amubaza ati none se ubundi byahinduwe n'iki kugira ngo utangire kutwitaho? Niba nibuka neza wari waranze no gusinya ya letere yari gutuma bita kuri mama, ni iki cyabihinduye? Naho rero Ardo atumbabarire ku byabaye byose, gusa uzamenya buri kimwe, ariko kuri iyi nshuro ni njyewe ngomba kubitaho. Yahise ahamagara rero ba bantu yari asize hanze, maze bose baza bari kwibwira uyu mwana. Umwe ati ni njyewe nshinzwe kugushakira ibikinisho byose ushaka, undi ati ni njye nshinzwe imirire yawe, ndetse na mama wawe nzabitaho, muzajya murya icyo mushatse kandi muzajya mumbwira maze byose mbibazanire. Undi ati nshinzwe imyambarire yawe, nzajya nkuzanira imyenda ushaka yose. Undi ati nanjye nshinzwe kukwitaho, kugukorera inzara, kugukorera imisatsi, mbese kwita kuri buri kimwe. Uyu mwana rero yari ari kubyumva byose, maze akajya abwira Ardo ati none se monsieur, naba ndi kurota cyangwa nyine ni ibintu biri kuba? Naho rero Ardo ati oya rwose ntabwo uri kurota, ibi ni ibya nyabyo kandi ni uku bigomba kuzakomeza, ugomba kubaho nk'umwamikazi. Ardo rero yabwiye bano bakozi bose ati ikindi kandi nta bintu byo kubara amafaranga, nta mafaranga namwe mutakora, nta bije nyine iriho itagomba kurenga. Icyo mugomba gukora ni ukwita kuri aba bantu by'umwihariko. Uyu mwana rero yaramushimiye maze asohoka hanze nk'ugiye gufata akayaga. Ardo rero yagumye hano maze arongera aca bugufi imbere y'igitanda cya Chloe. Yaramubajije ati Chloe, nibyo koko ntabwo unyibuka habe na gatoya? Chloe yaramwitegereje ariko rwose ukabona birasa nkaho atamuzi. Naho rero Ardo yahise amubwira ati none se waba wibuka ibintu byabaye mu myaka 7 yashize? Chloe yabaye nk'utangira kwibuka ukuntu imodoka yamukubise, maze ahita amera nk'ubaye traumatize n'ubundi, atangira gutaka ati hoya mwinkubita mwinkubita. Yaratangiye kwibuka ibintu nyine bivangavanze ariko byamubayeho mu hashize. Ardo rero yabonye ko bino bintu bishobora kuba rwose biri kumugiraho ingaruka mu mutwe, maze ahita amubwira ati oya tuza, ntabwo ari ngombwa ko wibuka ikintu na kimwe, wowe tuza gusa maze umere neza. Kuko yabonaga bisa nkaho rwose uyu mukobwa atangiye guhahamuka, nkaho ahashize he hamukuye umutima cyane. Ba bakobwa bose rero bari bashinzwe kwita kuri Luna batangiye kumwereka buri wese, amwereka imyenda, umwereka ibikinisho, umwereka menu iriho ibyo kurya. Ndaho rero uyu mwana yarababwiye ati rega muri ibyo byose nta na kimwe rwose ikinshishikaje, ikintu kimwe nshaka kuri iyi si ni uko mama wanjye yamera neza, kandi bambwiye ko dogiteri wenyine ushobora kumuvura ari Dogiteri Mira. Uwo rero niwe wenyine nkeneye kugira ngo aze yite kuri mama maze mama wanjye amere neza. Uyu mwana rero yatangiye kuzenguruka ibitaro byose agenda abaza niba batamurangira aho Dogiteri Mira aba ari gukorera. Nyamara uko yakomezaga kuzenguruka ibitaro ni nako yarushagaho kugenda ari kubura abamushaka bamubuze, kuko byari ibitaro binini cyane. Abamwitagaho rero baje kubwira Ardo ko nyine Luna bamubuze. Ardo yahise ahaguruka yiruka maze atangira kuzenguruka ibitaro ari gushaka uyu mwana, ari nako abwira n'abandi bose ngo bamufashe. Uyu mwana rero yageze ahantu maze yumva bari guhamagara umudogiteri bamubwira yuko muri VIP harimo umuntu ukeneye ubufasha byihutirwa. Yumvise rero izina ry'uyu mudogiteri maze nawe amwiruka inyuma ari kumuhamagara, ariko uyu mudogiteri yinjiye nyine muri uyu muryango maze bahita bafunga, dore ko ku muryango hari n'abarinzi. Uyu mwana ashatse kwinjira maze bamubwira yuko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira. Yarababwiye ati nimumbabarire nivuganire na dogiteri kuko niwe ufite ubuzima bwa mama mu ntoki. Uyu mwana rero nubwo nyine Ardo yashakaga kumufasha cyane, ariko we yabonaga ntacyo bimubwiye, kuko icyo yashakaga ni uko mama amera neza, ariko nanone nta nubwo yatekerezaga ko yamusaba ubufasha. Aha rero uyu mwana yakomeje gusakuza
avuga ati ndashaka kubonana na dogiteri. Mu kanya gatoya Monica nawe yari asesekaye hano ku bitaro, afite indabyo, afite amagifiti, afite ibintu bigiye bitandukanye ngo azaniye nyine papa wa Aldo kugira ngo abashe kwiyerekana nk'aho ari umukazana uzabasha kwita kuri sebukwe. Aha rero yari ari kugenda yivugisha ati ndakeka kuri iyi nshuro noneho Aldo nabona ukuntu ndi kwita kuri papa we biri buhite bimutera umuhate wo gushakana nanjye. Ikindi kandi nzanye iyi mpano nzaha umukobwa we, cyane cyane ko numvise yuko na data bukwe ikintu cya mbere ashyira imbere ari uwo mwuzukuru we. Ngomba rero kumwereka ko ndamutse mubereye umukazana nazanaba mukase mwiza w'uwo mwana we. Icyo atarazi nuko wa mwana yahoraga akubita, wa mwana yahoraga akorera ibintu bibi, ari we ahubwo yari akeneye kugira ngo amugire urwitwazo rwo kugira kuri Aldo. Akiri kuvuga ibi rero yahise abona wa mwana nanone ari imbere y'icyumba sebukwe nyine yari arwariyemo. Uyu rero yahise arakara cyane ati nanone kandi ka gasimba k'umwana ndongeye ndakabonye, ariko akangaka ahantu hose ngiye nako kaba gahari. Yatangiye kugenda rero akurura uyu mwana Runa ati nkawe uba ukora iki hano? Ubundi ko bino bitaro nta myanda ijya ibizaho, nkawe waje ute? Ni gute wageze hano? Uyu mwana atari ko njyewe rwose nta mahane nshaka, icyo nshaka ni muganga uri bufashe mama wanjye nta kindi. Naho rero uyu mukobwa ati ntabwo bishoboka, ibi bitaro ni iby'abantu bakomeye, ntabwo rero rwose mwebwe mwakwibonamo kuko ntimwabona n'icyo mwishyura. Ikindi kandi uyu muryango uhagazeho ni uwa data bukwe, niwe urimo kuvurwa, ibi bitaro ni ibyabo. Ubwo rero urumva ko niba bari kumwitaho nta muntu uba ugomba kumusakuriza, abantu bose baba bagomba kuba bacecetse maze abadogiteri bose bakamwitaho. Uyu mwana atari ko nanjye nkeneye ubufasha. Uko bakomezaga guserera rero niko uyu mukobwa yagize umujinya maze ashyira bya bintu yari afite hasi, yongera gutangira gukubita uyu mwana. Yari yibagiwe neza yuko bamubwiye ko atagomba kuzongera gukoza n'imitwe y'intoki kuri uyu mwana. Agitangira rero gushaka kumukubita n'ubundi Aldo yahise aza, dore ko yari ari gushaka uyu mwana yamubuze. Yahise amubwira ati dekera aho ngaho, hagararira aho ngaho. Uyu mukobwa yahise amubwira ati uyu mwana sinzi impamvu ahantu hose adukurikirana, kandi uyu mwana abateza imitekano mike. Tekereza ko ari imbere y'icyumba cya papa wawe urwaye urembye, maze agatangira kumusakuriza. Aldo yaramubwiye ati wumva wa mukobwa we nkubwire ubwa nyuma, uyu mwana sinkeneye kuzongera no kumureba gusa, uretse no kumukozaho imitwe y'intoki ntabwo ukeneye kuzongera no kumurebesha amaso yawe. Naho uyu mukobwa atari ko njyewe ni fiance wawe kandi mba nshaka icyubahiro cya famiye. Icyo nshaka ni uko famiye yacu iba imeze neza, ntabwo nari gutuma basakuriza umusaza. Naho rero Aldo yabwiye nyine abarinzi ati nimumufate mumujyane mumushyire kure kandi ntazongere kwinjira kuri bino bitaro ukundi. Uyu mukobwa ati hanyuma undutishije ako kana kambaye nabi gasa nabi. Naho rero Aldo yahise abwira uyu mwana ati cecekere, komera humura, harya wambwiye ko washakaga iki? Naho rero uyu mwana ati nashakaga Dr Mira. Aldo yahise amubwira ati ngwino tugende. Bahise rero binjira maze ahita abwira dogiteri ati urakenewe. Aldo rero yahise abwira uyu mwana ati bugumye ahangaha gatoya ndaje. Yinjiyemo imbere maze ahita abwira dogiteri ati ndagushaka. Dogiteri rero yarasohotse maze Aldo ahita amubwira ati ndifuza yuko wita ku murwayi wanjye, ngiye kukwereka buri kintu cyose njye uzakibaza, ariko ndifuza kumwitaho by'umwihariko nk'uko unyitaho, nk'uko wita kuri papa wanjye, nuko nshaka ko wita kuri uwo murwayi. Yahise rero amurangira aho ari maze dogiteri ahita agenda kano kanya kugira ngo ajye kumwitaho. Ku rundi ruhande rero haje umuganga mu cyumba cya papa wa Aldo. Yahise amubwira ati wa mwana uri gushakisha, hari umuganga rwose wabonye umwana umeze nkawe neza, yamuhaye rero dosiye y'uwo mwana, atarwariye hano kwa muganga. Ati gusa hariho na nimero za telefone yabo, ubwo ngubwo ubishatse wahamagara. Uyu mupapa rero yahise areba maze abona neza neza ibintu byanditse hano birasa neza na wa mwana ari gushaka, kuko imyaka ndetse n'agafoto kari kariho yabonaga neza yuko ko ari umwuzukuru we.
yahise afata telefone maze ahamagara iyi nimero. Nyamara Runa ndetse na Chloe bari biryamiye nyine muri cya cyumba babahaye, bari kwiganirira ubona ko rwose bishimye. Telefone igisona, Runa yahise yitaba ati ninde turi kuvugana? Naho rero papa wa Ardo ati ni sogokuru wawe. Runa ati oya mwibeshye nimero, njyewe nta sogokuru ngira. Naho ati ni sogokuru wawe, maze igihe kinini ngushakisha ariko nari narakubuze. Ati ahubwo nyine ntuva aho uri, hagume ndaje nkurebe. Akivuga ibi ngibi Runa ataranasubiza yagiye kubona abona Monica arinjiye n'abagabo bipfutse ibintu mu maso. Monica rero yahise atangira kubabwira ati wowe na mama wawe mwari muzi ko se ntazababona, mwangije imipango yanjye yose, mwangije ubuzima bwanjye, ndetse rwose mumbuza kuba iruhande rwa Ardo, mwanze yuko mba fiance we, ariko uyu munsi mugiye kumbona mwese ndabahisemo mutazigera mwibagirwa. Naho rero mama wa Runa ati uramenye ntunkorere ku mwana, kubera ko umwana wanjye rwose niwo mutungo ukomeye mfite. Uyu mukobwa rero Monica ati mwese uyu munsi murambona. Yahise yereka ikimenyetso babahungu bari kumwe kugira ngo bafate akana k'agakobwa nyine bagafate cyane bagakomeze. Naho we rero yatangiye gusunika mama wa Runa amukubita hasi, mbese amukorera ibintu bibi byose. Monica rero yahise ababwira ati nk'uko mubizi ibi bitaro ni ibya famiye ya Ardo, bishatse kuvuga ko mu minsi mikeya nimara kuba umugore we nanjye bizaba ari ibyanjye. Hagati aho rero nta mwanya mufite hano, niyo mpamvu mugomba gusohoka muri ibi bitaro byihuse. Naho rero Runa atariko Monsieur Ardo yatubwiye ko tugomba kuguma hano kandi ko byose azabyitaho. Naho rero Monica ati yarabibabwiye ariko ubu ngubu ntawe uhari, ni njyewe ndi kuyobora. Ubu se hari uri kureba hano? Ubu ni njye ndi kuyobora kandi mugomba kumvira buri kimwe cyose mvuze, mugomba gusohoka muri ibi bitaro byihuse. Monica rero yahise abwira aba bahungu bari bari kumwe ati ni mu basohore bose. Bafashe rero amaguru ya Chloe maze bagenda bari kumukurura, dore ko rero yari afite nyine n'amaraso kubera ukuntu hari ibintu bari bamujombye mu by'ibishinge, bakaba bari babikuyemo nabi cyane, amaraso yari ari kuva. Aha bamukururaga rero yagendaga hose hasiga amaraso. Ni nako kandi Runa nawe yagendaga avuze induru ati nimutureke. Nyamara icyo batari bazi ni uko kubera ukuntu aba binjiye Runa ataramara kuvugana na sekuru, ndetse rwose Monica agahita amwamburiye telefone akayijugunya hasi. Sekuru we yakomeje ari kumva ibiri kubera muri iki cyumba. Yahise abwira rero abarinzi bati mugire vuba vuba, kubera ko umwuzukuru wanjye ari mu byago, tugomba kumushaka vuba vuba kuko rwose ndakeka ko ashobora kuba atamerewe neza. Bahise batangira rero gushakisha ahantu nyine Runa yaba ari. Babagejeje hanze rero maze babashyira nyine ahantu hiherereye. Uyu mwana Runa yatangiye kubwira Monica atari kwa mukobwa we uri igisimba, kubera iki uri kugirira nabi mama, kubera iki uri kudukorera ibi byose? Naho uyu mukobwa ati yego ndi igisimba kandi ndi proud, ahubwo nawe ndashaka yuko uzankurikiza. Naho rero uyu mwana nyine w'umukobwa yahise abwira mama we ati mama ati wihangane ku biri kubaho. Naho mama we ati mwana wa nta kibazo reka twitahire. Naho rero uyu mukobwa Monica ati mwitahire? Ati ninde wabwiye se ko muri butahe? Ati mufite fagitire mugomba kwishyura ibitaro. Yabahaye fagitire iriho ibihumbi 2,000 by'amadolari. Runa rero yahise amubwira atari ko Monsieur Ardo yatubwiye ko ari uzishyura buri kimwe cyose. Naho uyu mukobwa ati nababwiye yuko bino bitaro ari ibyabo kandi nanjye mu minsi mike bizaba ibyanjye, ubwo rero ntabwo mwagenda mutishyuye ibitaro gutyo, mugomba kwishyura uko byagenda kose. Runa atari ko nta mafaranga dufite, ntabwo amafaranga twayabona. Uyu mukobwa yatangiye kubaseka ati niba ntayo mwabona rero muraza kubyishyura mu bundi buryo, kubera ko ndaza kubakubita maze bihuriremo n'ayo mafaranga.
Korowe rero yatangiye kuvuza induru ari kubwira uyu mukobwa ati ndakwinginze ntunkorere ku mwana, nibura njyewe unkoresha icyo ushaka ariko umwana wanjye ntumukoreho. Naho rero Monica ati ntiwumva se ko utangiye kuvuga neza, niba udashaka rero ko nkora ku mwana wawe ugiye gukuramo imyenda hanyuma ngukubite, ndagukubita inkoni 30. Yari afite ikintu cy'igikoni kimeze nk'umugozi wo gusimbuka ariko kibyibushye kandi kinakaraze cyane. Yamubwira ko rero ari bumukubite inkoni 30 ubundi akareka nyine umwana we akagenda. Nyamara Runa nawe yari ari kuvuza induru ati ntukore kuri mama. Naho uyu mukobwa ari kubwira aba bahungu ati nimumukuremo imyenda ubundi ntangire kumukubita. Akijya gukubita rero Chloe, wa musaza yahise aza ari kuvuga ati hagarariraho ngaho. Bari bamufite nyine mu kagare bari kumusunika. Monica rero yarahindukiye maze ahita abona ni papa wa Aldo wiziye. Yahise arekura inkoni yari afite maze yikubita hasi. Naho papa wa Aldo yahise ava mu kagare maze aza ari kwirebera umwuzukuru we ati nta kintu wabaye. Naho rero umwuzukuru we yahise areba mama we ati mama umeze neza. Uyu musaza rero yahise yitegereza uyu mubyeyi maze ahita abona yuko ari Chloe. Yarumiwe ati Chloe uracyari muzima, ntabwo wapfuye, uriho? Chloe rero yaramurebye maze yifatira umwana we aramwiyegereza, dore ko ibintu byose bamubwiraga yabaga yumva atazi ibyo ari byo, maze nyine agahitamo kwicecekera. Naho Monica yahise atangira kubwira papa wa Aldo ati abangaba ni abatubuzi, ntibagutuburire rwose. Tekereza ko bari basohotse batanishyuye ibitaro, gusa nanone ntabwo nari kureka bagenda rwose. Uyu musaza rero yahise amubwira ati ahubwo se wowe ushinzwe iki ku buryo ushinzwe kwishyuriza ibitaro? Akazi kacu wowe hari ako twaguhaye, ushinzwe iki hano? Naho uyu mukobwa ati ariko ntabwo nareka imitungo ya fiance wanjye igenda gutyo gusa. Uyu musaza ati hanyuma ugatinyuka umwuzukuru wanjye, nta soni ufite? Uyu mukobwa ati umwuzukuru wawe? Ati ntabwo nari nabimenye ni ukuri, ahubwo ndumva ntunguwe. Uyu se kandi ni umwuzukuru wawe? Naho uyu musaza ati cyane, ukifata ugakubita umwuzukuru wanjye na mama we? Naho uyu mukobwa ati ntabwo rwose nari mbizi. Papa rero Waldo nawe yahise atangira gukubita uyu mukobwa ati nta soni ufite? Uyu mukobwa ati ariko ni fiance wanjye, niyo mpamvu nyine nakoraga ibishoboka byose kugira ngo ndinde ibintu bya famiye. Uyu musaza ati ntabwo ari fiance wawe, kubera ko ibyo byari ibintu twifuzaga kera, kuko twifuzaga ko wazaduha umuzungura. Ubu rero tuvugana turamufite, ntabwo tukigukeneye. Ariko nanone mbonye impamvu umuhungu wanjye atigeze agukunda, impamvu buri gihe namubwiraga ngo mushakane yakwangaga rwose akavugira kure, ni uko yari abizi ko utari umuntu mwiza. Wa mwana rero Runa nawe yahise avuga ati uwo muntu ntabwo ari mwiza, yadukubise, yadututse, ndetse yatubwiye ko rwose azatwica, ntabwo ari umuntu mwiza. Papa wa Aldo rero yahise abwira bano barinzi bati nimunkurire uyu mukobwa imbere, kuko ndumva nkomeje kumureba nakora ikintu kibi. Bakimara kumutwara rero Runa yahise abaza uyu musaza ati none se koko nibyo uri sogokuru wanjye? Naho uyu musaza ati cyane ndi sogokuru wawe mwana wanjye. Ntabwo ushobora kumva ukuntu twahoraga tugutegereje tutazi ko unahari. Nahoraga nifuza umwuzukuru, ni nayo mpamvu nahoraga ambwira papa wawe ngo azashake umugore kuko nashakaga umwuzukuru. Naho rero uyu mwana yumvise nyine atari kubyumva. Uyu musaza rero yahise amuhereza za mpapuro zerekana ko rwose ari umwana wabo 99.9%. Kubera ko rero mbere y'uko papa Waldo ava mu bitaro aje kureba bano bantu, yari yabanje guhamagara Aldo maze amubwira yuko umwana we ashobora kuba ari mu bibazo. Aldo yavuye ku kazi yiruka, maze akigera hano asanga nyine papa we ari kugerageza kwegera umugore we ndetse n'umwana we. Yahise abwira papa ati ntubakoreho, kubera ko nta cyizere namba ngufitiye, warabahemukiye muhashize, ntabwo rero nkwizeye ko n'ubu ngubu utakongera kubahemukira. Niba hari umuntu ntifuza ko yegera famiye yanjye ni wowe, kuko ntabwo uri mwiza kuri bo. Naho papa we ati mwana wanjye umbabarire, ariko nanone uri kwibeshya 100%, kubera ko
nubwo ari njyewe bisa nkaho byaturutseho kugira ngo babe bariho ubuzima bariho ubu ngubu, ariko rwose ibindi byose nta ruhare nabigizemo, ariko nanone niteguye rwose kuba nabasaba imbabazi kandi nanone nkagerageza kubitwaraho neza. Ntabwo rwose nshaka ikintu na kimwe cyababaza umwuzukuru wanjye ndetse na mama we. Ibyo nkubwira ni ukuri kandi rwose mbihagazeho. Ardo rero yahise ababwira ati tugomba gutahana maze tukajyana mu rugo, kubera ko niba muri iruhande rwanjye nta muntu n'umwe uzongera kubagirira nabi, muzabaho mutuje kandi mwishimye, nzaba mbarinze kandi nzabaha buri kimwe cyose. Yahise abaza Chloe ati urabyishimiye se? Chloe yarasetse ati yego, ndabishaka rwose, ndumva nkumbuye kuruhuka ndetse ndumva nkumbuye kuryama mfite umutekano usesuye. Runa rero yahise abaza papa we ati nibyo se koko uri papa wanjye? Naho rero Ardo aseka yaciye bugufi cyane, maze rwose aramera nk'uwicaye kugira ngo abe ari kureba uyu mwana hafi ye. Yahise amubwira ati yego, ndi papa wawe kandi ugukunda cyane ndetse witeguye kukurinda wowe na mama wawe. Uyu mwana yaramwenyuye maze ubona bose ibyishimo birabatashye. Naho rero papa wa Ardo yahise afata telefone maze atangira guhamagara. Yahamagaye mu rugo ati ndashaka yuko mutegura ibyo kurya by'akataraboneka, muhindura amashuka, icyumba mugitegure mu buryo budasanzwe, mugiteremo imibavu idasanzwe, mbese ibintu byose mukore ibintu bidasanzwe kubera ko ngiye kuzana abashyitsi b'imena. Yahise kandi ahamagara undi muntu ushinzwe gutegura ibirori maze ahita amubwira ati dufite ubukwe bwo gutegura, umuhungu wanjye agiye gukora ubukwe bidatinze, ndifuza ko watangira gutegura ubukwe bwe. Ikindi kandi ndifuza yuko umujyi wose ubimenya yuko umuhungu wanjye agiye gukora ubukwe n'umukunzi we kandi ko dufite n'umwuzukuru. Ndifuza ko utegura ibirori by'akataraboneka. Papa rero wa Ardo yari yishimye byamurenze, wabonaga akeneye ku isi yose imenya ibi bintu maze ikamufasha kwishima. Ardo rero nawe ibyishimo byaramurenze maze ahobera papa we ndetse rwose anahobera umwana we ndetse n'umugore we. Baratashye rero bageze mu rugo, ibyishimo nyine byari byose, ariko n'ubundi Chloe we yari atarabasha kwibuka ibintu byose. Ardo rero yatangiye gusoma nyine rapport medicale. Yasanze rero baravugaga yuko uyu mumama kubera ukuntu nyine yakubise umutwe hasi, ubu ngubu bisa nkaho afite ubwenge nk'ubw'umwana w'imyaka 5 cyangwa 6, mbese nta kintu namburebye yibukaga mu hashize he. Ardo yasomye ibi maze arababara, ariko nyamara nubwo Chloe atibukaga ariko wabonaga yishimiye Ardo cyane, ndetse rwose bisa nkaho wagira ngo yarasanzwe abizi ko ari umukunzi we, n'ubundi wabonaga yarongeye kumukunda kandi atabizi ko bakundanaga mu hashize. Naho rero papa we yaramubwiye ati mwana wanjye, kubera ukuntu wakoze ubukwe ntagushyigikiye ndetse rwose ntabyishimiye, ubu noneho ndashaka ko ukora ubukwe ngushyigikiye nkuri iruhande, mbese ndashaka ko muzakora ubukwe bushyashya nkaho mutigeze mukora ubukwe na gatoya. Ardo rero nawe ati ibyo bintu nanjye ndabyifuza, ndifuza ko buri muntu wese muri uyu mujyi azataha ubukwe bwacu. Nyuma y'iminsi mike rero, mbere y'uko nyine ubukwe buba, bworoganije ikirori kugira ngo berekane uyu mukazana ndetse n'umwana wo muri iyi famiye. Cyari ikirori rero cyagombaga kwitabirwa n'abantu bose bakomeye. Uyu munsi Chloe ndetse na Runa bari bambaye bidasanzwe. Hanyuma rero bari muri sale aho bari bari kureba keke zari ziri hano zitangaje z'amabara yose. Monica yarinjiye agikubita amaso uyu mukobwa, yabonye ko nta bandi bantu bahari, maze ahita atekereza ko ari uburyo bwiza bwo kuba rwose yagira icyo akora kugira ngo kino kirori kitaza kuba. Yitegereje rero uyu mukobwa maze ahita amubwira ati kuri iyi nshuro noneho rwose ntabwo uri buncike, ntabwo watwara buri kimwe cyose, ntabwo ibi bintu byashoboka. Yaramusunitse maze yikubita hasi, akubita umutwe hasi, atangira kuva amaraso mu mutwe. Runa we rero yagize ngo mama we arapfuye maze atangira kumuzunguza. Mama we rero yaregutse
maze areba Runa ahita amubaza ati hano turi ni hehe? Naho rero Runa ati turi kwa papa wanjye. Ati ntabwo ubyibuka se? Korowe rero akimara kweguka nyine uyu mukobwa yahise azana icyuma noneho, dore ko yari ari gutekereza ko aramutse akuye mu nzira Korowe ndetse na Runa byaba byoroshye ko noneho yahita yiyegurira wa musore Aldo. Gusa nyine Runa yari ari kubwira mama we ati mama, ati barakwishe dore bazanye icyuma. Naho rero mama we yabonye uyu mukobwa maze agatangira kwibuka ibintu byose byabaye mbere y'imyaka 7. Yibutse imodoka yamugonze ndetse yibuka na plaque zayo, uko byagenze byose arabyibuka. Uyu mukobwa rero Monica yahise afata kano kana kuko yumvaga ariko kari gusakuza cyane, maze akabwira ko ariko noneho agiye guheraho. Korowe rero yararakaye cyane maze atangira kurwanira iki cyuma na Monica yarakimwambuye, maze asunika Monica nawe yikubita hasi. Yaramubwiye ati hanyuma aho wari ugiye kunshyira ni njyewe ngiye kuhagushyira. Monica yagize ubwoba mu buryo ntigeze mbona, yatangiye gutitira ati hoya ibyo bintu ntubikore, nizere ko utabikora. Bakiri muri ibi rero Aldo yahise aza maze asanga Korowe afashe icyuma ndetse rwose agifatiye kuri Monica. Monica rero yahise amubwira ati murakoze kuza, uyu mugore yaragiye kunyica, narabikubwiye ko ari umusazi ndetse rwose ari umwicanyi. Tekereza ko yari ari kuvuga ngo arashaka kunkura mu nzira, nyamara nuko yari yamwambaye iki cyuma, ahubwo n'uyu mukobwa wari wakizanye. Korowe rero yahise ababwira ati ntimwemere ibyo agiye kuvuga byose kubera ko nibo babitangiye, iki cyuma nibo bakizanye, yashakaga kunyica njye n'umwana wanjye. Naho rero Monica ati hoya rwose uyu mukobwa ni umubeshyi, ari kubabeshya ntabwo ari byo, si we musanze afite icyuma, yari yambwiye ngo aranyica, ngo uyu munsi ni wo wa nyuma, ngo kubera ko ngo ashaka kwigumanira Aldo, ngo ntabwo nshaka mu nzira ze. Abantu rega batangiye kubyemera koko, nyamara ariko Aldo wari uzi neza Korowe ndetse azi n'uyu mukobwa ntabwo rwose yigeze abyemera. Yarababwiye ati ndaje gato, yaragiye maze ajya kureba kuri kamera kugira ngo arebe uko byagenze. Yahise rero azana amashusho kamera yafashe kuva ibi bintu bigitangira. Akigera hano n'ubundi Monica yakomeje kumubwira ko uyu mukobwa ari mubi, atamubereye, badakwiranye, ko ari umuntu mubi cyane. Naho rero Aldo yaramubwiye ati ceceka kuko ubunzi buri kimwe cyose, dore amashusho yafashwe na kamera yayeretse abantu bari bari hano, barumirwa kuko babonye uyu mukobwa ko ari we wazanye icyuma ndetse rwose ari nawe babanje kumusunika, n'amagambo yose yamubwiraga ko yifuza kumukura mu nzira byose barabibonye. Kuri iyi nshuro rero Aldo yahise amubwira ati wararengereye, twarakwihanganiye inshuro nyinshi, kuri iyi nshuro bakwiteho. Yahise ahamagara abapolisi rero baraza baramutwara maze bajya kumufunga kubera ko yari amaze kurengera. Ibirori rero byarabaye maze birangiye bose barataha, ariko nanone Aldo yabonaga Korowe bisa nkaho rwose yahindutse, bisa nkaho ari kujya amwitegereza cyane noneho bidasanzwe, akamureba agaseka, mbese amwishimiye mu buryo budasanzwe. Bageze mu rugo rero batangiye nyine kuganira, maze Korowe ahita abwira Aldo ati sheri ndagukunda cyane kandi nakomeje kugukunda mu myaka 7 yose yashize, nahoraga ngutekereza sinigeze nkwibagirwa. Naho rero Aldo ati ko numva wagira ngo wongeye kuba wowe wa kera. Naho Korowe ati cyane, nabashije kwibuka buri kimwe cyose. Aldo rero ibyishimo byaramurenze maze ahobera uyu mukobwa, bombi barasomana, ibyishimo byari byose dore ko hari hashize imyaka myinshi bose bakumburanye. Aldo rero amarira yatangiye kuza, ariko yari amarira y'ibyishimo. Ni nako Korowe nawe byari bimeze ku ruhande rwe. Bakomeje rero kubwirana amagambo meza y'urukundo, babwirana ukuntu bari bazi ko batazongera kubonana ukundi. Maze Aldo abaza Korowe ati none se waba wibuka uko byakugendekeye umunsi wa accident? Naho rero Korowe ati mbyibuka nkaho hari ejo, ati narasohotse nsohoka niruka, imodoka yahise ingonga, ariko ubona ko wagira ngo ni imodoka rwose yari iteguye kuko yari ihagaze ahantu, ikibona nsohotse yahise izinsanga. Yahise amubwira rero plaque z'iyo modoka, maze Aldo ahita amubwira ati ni byiza ko rwose uzibuka.
ndaje ntangire mbyiteho kuko ngomba kumenya umuntu uri inyuma y'ibi byose. Izi rero plaque yahise azohereza kuri polisi ati nshaka kumenya umuntu wari utwaye iki kinyabiziga ndetse rwose na nyiracyo. Bahise batangira iperereza rero byihuse, dore ko yari yabwiye ko ashaka ibisubizo byihuse cyane. Naho rero Aldo we yari ari kwibwirira Korowe ati sheri, ati hanyuma rero ubukwe buregereje, gusa ndishimye kuri iyi nshuro kuba tugiye gukora ubukwe, noneho nyine wibuka buri kimwe cyose. Hanyuma rero kandi ikindi kintu nifuza ni uko wambwira abantu wifuza gutumira, kuko nifuza ko tuzatumira abantu bose tuzi, nihashaka igihugu cyose kizaze. Korowe rero yahise amubwira ati yego, hari abantu b'umwihariko nifuza gutumira. Ati abantu bo muri ya karitsiye twabagamo mbere, bariya abantu bambereye inkoramutima, cya gihe ntavugaga ntahagurukaga bitaga ku mwana wanjye, ntabwo byari byoroshye. Abo bantu rero ni inshuti zanjye z'akadasohoka, ngomba kuzigirayo maze nkaba ari njye mbishyirira ama invitation. Aldo rero yahise amubwira ati oya, ntabwo uzijyana, ahubwo nzaguherekeza kuko tugomba kujyana maze tukajya kubatumira. Korowe yarishimye maze kandi yongera kumuhobera, ndetse rwose amubwira ko akimukunda, ndetse ari we mugabo wenyine yigeze gukunda mu buzima, ari we yahoraga atekereza, no kuba yari amusize ari uko yifuzaga ko yagira ubuzima. Yamubwiye ko rero azamukunda kugeza bashaje. Yaramubwiye ati no mu myaka 60 ni wowe mugabo nzaba ngikunda, kandi ni wowe nzahora mpitamo. Aldo ati ndi umunyamahirwe kuba ngufite, gusa wumve yuko igihe ntari ngufite numvaga ntuzuye, ndetse rwose numvaga hari ikintu kinini mbura mu buzima. Aba bombi rero uko bavuganaga ni nako babaga bahoberana, kuko ibintu byose byari byarabarenze. Bidatinze no kuri polisi bahamagaye Aldo, maze bamubwira nyine ko bamaze gufata umuntu wari utwaye iyi modoka. Bamuhase ibibazo maze ababwira yuko Monica ari we wari wamutumye, kandi yari yamubwiye ko agomba kwica uyu mukobwa Korowe, ko atagomba gukora ikosa na rito, kubera ko yabonaga Korowe ari we uri kumubuza gukundana na Aldo. Ibi rero nabyo babyongeye mu birego Monica yaregwaga, maze bituma bamukatira imyaka myinshi cyane azamura muri gereza. Ntibyatinze rero umunsi w'ubukwe warageze. Aba bombi bari babukereye, bari bambaye neza, ndetse rwose ibyishimo ari byose. Bari rero mu rusengero aho bari bagiye gusezeranira, bari bari kujya barebana mu maso maze bagaseka. Uwari ugiye kubasezeranya yarababwiye ati nimwegerane maze mufatane mu biganza. Bafatanye mu biganza ari nako kandi bari kurebana mu maso. Ati hanyuma rero nk'ikimenyetso cy'urukundo, ubudahemukirana ndetse no kwizerana, mugiye guhinduranya impeta, buri umwe agiye kwambika undi impeta. Akivuga gutya rero hahise haza Luna, wari wambaye ikanzu nziza cyane, afite akantu keza kari kariho impeta ebyiri. Yaza agaseka aza abegera, abageze iruhande yahise ababwira ati papa ndetse na mama, izi mpeta muzifate mwitonze, kubera ko ntabwo nshaka ko ziri bugwe hasi, ndashaka ko muzambikana neza. Barasetse maze papa ahita amubwira ati mukobwa mwiza, humura, ibyo uvuze rwose niko biri bugende, humura rwose turazifata neza, kuko izi mpeta ni iz'agaciro kuri twebwe. Hanyuma rero igihe nyine Aldo yari agiye kwambika impeta Korowe, yahise amubwira ati Korowe, ntabwo ushobora kumva ko iki gihe nakirose muri iyi myaka 7 yose, none ubu ngubu birashyitse, gusa ndi kumva bisa nk'aho ari igitangaza, ndi kumva n'ubundi bisa nk'aho nkiri mu nzozi. Korowe rero yahise amubwira ati haba muri iyo myaka 7 wantegereje, haba kuzageza mfite imyaka 70, n'ubundi nzahora ndi uwawe ubuziraherezo, nzahora ngukunda kandi uzahora ku mutima wanjye. Aba bombi rero bambikanye impeta, maze rwose kwihangana biranga. Basomaniye hano mu rusengero, abantu bose bakoma mu mashyi, mbese byari ibyishimo birenze. Papa rero wa Aldo byari byamurenze, naho rero umwana wabo we yarazaga akabahobera, mbese kubarekura byanze. Abantu bose bari kubabwira yuko babakunda
kandi rwose ko ari couple y'icyitegererezo ku bantu benshi ndetse ko babifuriza kuzagira urugo ruhire no kuzagira umugisha muri byose. Ibyishimo rero byari byose kuri uyu munsi, aho nyine Aldo yongeye kubwira Chloe ko amukunda kurusha ibintu byose, naho Chloe ati nanjye ndagukunda ndetse rwose tuzatandukanywa n'urupfu. Aba barongeye barahoberana maze nanone abantu bongera kubakomera mu mashyi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.